twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kugubwa neza mwese mudukurikiye, abari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko muri kubibona kuri kamera zacu dufite umutumirwa, kandi umutumirwa wacu ni mushyashya rwose, ntabwo twari bwamwakira na rimwe n'ubwa mbere tumwakiriye. Reka musabe kugira ngo abasuhuze kandi narangiza abibwire. Murakoze cyane, ndabashuhuje mwese aho muherereye bwoko bw'Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, mwebwe Imana yarinze mukaba mubashije kugera kuri uyu munsi mugihumeka umwuka w'abazima. Reka mbibwire, nibwo bwa mbere ngeze hano kuri izi kamera. Amazina yanjye nitwa Twizeyimana Alphonse cyangwa se Alpha. Ndi umukozi w'Imana, ndi profete w'Imana. Nshimishijwe no kugira ngo nicare hano imbere yanyu. Imana ibampera umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ntabari nge ahubwo abari Imana ndetse n'umwana wayo n'umwuka wayo wera mu byo yacishijemo kugira ngo mbabigire. Urakoze cyane. Hari n'abandi bari kuvuga batese umubyukuri uyu muntu ni umusore cyangwa ni umugabo? Oya, ndacyari ingaragu, ntabwo ndashaka. Uri ingaragu itigaragura mu byaha? Ya, ndi singo. Uri singo. Muri makeya nimba hari umukobwa wabibonye neza tayari nahiwe kugira ngo nuza gutanga nimero ntacikwe, uze guhita yataka. Arataka we. Imana ishimwe. Haleluya. Abari muri Amerika, abari Uganda, Tanzania, abari Canada mwese, umusore nguyu umusore uhoze rwose, muze kuza kwataka. Reka tukwakire usengere, umara gusenga Imana uhita utugezaho message Imana yaguhaye utugezaho uyu munsi. Karibu. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, yarategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye uwera wa Isiraheli yuko ukomeje kurinda ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngushimiye kubw'abagabo warinze, abasore warinze, ababama warinze, abakobwa warinze, abana bato warinze, abasaza n'abakecuru warinze mu izina rya Yesu. Rero abagejeje kuri uyu munsi, hari abarimo kugenda bambukiranya imihanda n'amaguru, ubarinde impanuka. Abari kugendera ku binyabiziga bitandukanye, ubarinde impanuka. Abarwayi barwaye, abarwariye mu ngo zabo, abarwariye kwa muganga, abo hose Mana uhabasanga, ubakingira urukingo Mana ubakize. Abarwaye indwara zidakira izikira Mana nta kinanira imbere yawe. Ndasengera ingumba zidafite urubyaro Mana uziha urubyaro. Ndasengera abana batoya aho bari hose, abari ku mashuri Mana bashyiraho uburinzi bwawe, ubaha ubwenge mu izina rya Yesu. Ndasengera ingo zubatse Mana uzuzuzemo amahoro yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami. Abafite imanza baburanire mu izina rya Yesu, abafite amadeni bishyurire mu izina rya Yesu, abarwaye igifu bakize mu izina rya Yesu, abarwaye imigongo, imitwe byose Mana ubakize, byose urabishoboye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami. Aka kanya Mana ngiye kubana nawe mu izina rya Yesu, ndetse n'ubwoko bwawe, ntabari njye ahubwo abari wowe ndetse n'umwana wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami. Urakoze Mana, ndagushimiye ikibariro kibi cyawe. Ababyeyi batwite bashyiraho uburinzi bwawe, igihe cyo kubyara nikigera bazabyara nk'abaheburayokazi. Hari abari kubise kwa muganga muri za materinite, Mana ishobora byose ubaye kubyara nk'abaheburayokazi. Ababuze ibisi bahibise mu izina rya Yesu, abari ku maseto bavaneho amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami. Byose bigusabye nsenze nizeye, amen. Amina. Iraje ibakurireho ibyananiranye, iraje ibakurireho ibyananiranye. Imana iraje ibakurireho ibyananiranye, iraje ibakurireho ibyananiranye. Bagabo iraje ibakurireho ibyananiranye, iraje ibakurireho ibyananiranye. Abasore iraje ibakurireho ibyananiranye, iraje ibakurireho ibyananiranye. Abadamu iraje ibakurireho ibyananiranye, iraje ibakurireho ibyananiranye. Abakobwa iraje ibakurireho ibyananiranye, iraje ibakurireho ibyananiranye. Torero iraje ibakurireho ibyananiranye, iraje ibakurireho ibyananiranye. Imana iraje ibakurireho ibyananiranye,
iraje bakurireho ibyananiranye. Ndashaka kugira ngo uzamurire Imana icyubahiro ahantu uri, waba urimo kugenda, waba wicaye, waba uryamye, waba uri wawe muri saro, waba utwaye imodoka, waba uri ku meza urimo kurya, aho uri hose uzamurire Imana icyubahiro. Imana igukurireho ibyananiranye. Ibyananiranye yaba ari ideni ryananiranye, warabuze uburyo wishyura, yaba ari uburwayi wivuje byaranze, yaba ari ubukene umazemo igihe, yaba ari ubukode umazemo igihe, yaba ari ubugumba umazemo igihe, yaba ari uruzingo umazemo igihe, wa mukobwa we, ibyo ni ibyananiranye. Niko Imana irambwira ngo iraje ibikureho. Uzamurira Imana icyubahiro, uzamurira Imana icyubahiro. Yaba warashatse gusohokera ahantu heza byaranze, yaba uryama ukabura ibitotsi, yaba uryama ukarota inzozi mbi, yaba uryama ukarota urushikagurika, ibyo ni ibyananiranye. Ariko ndasabye aka kanya, nicaye imbere y'izi kamera, Imana izikureho ibyo byananiranye. Icyo kintu cyakunaniye, Imana ikivaneho. Urwo rubanza rwakunaniye, Imana iruvaneho mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo diyabete Imana ibikureho, iyo kansa Imana ibikureho. Imana igira gute? Imana ibahaye kugubwa neza. Imana iguhaye kugubwa neza. Waba urimo kumva iyi message, nubwo hari abatabishaka yuko wabaho, ariko Imana ivuganye nawe ngo akira kurama, akira kurama, akira kwemerwa, ubumenye zose isi, Imana iguhaye kwemerwa. Hari abo batwariye igikundiro, Imana irakigaruye. Imbaraga n'amavuta, Mana ishobora byose, Mana ivuga bikaba, Mana itegeka bigakomera. Ndashaka ufata Bibiliya yawe, waba urimo kugenda, waba wicaye, hari iki gihe ikoranabuhanga ryaraje. Fungura telefone yawe, ufate Bibiliya, reba muri mudasobwa, ugende mu byakozwe n'intumwa. N'Imana igutembereje, n'Imana iguhishuriye aka kanya, hanyuma numara kugerayo usoma ibice 28. N'Imana igutembereje, n'Imana ikwerekeje, harimo ubutabazi bwawe. Murongo wawe wa 6, Bibiliya ijambo ry'Imana ivuze ngo iki? Reka turebe icyo Imana ivuze. Urakoze Mana, urakoze. Umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Umurongo wawe wa 6, Bibiliya ivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana ivuze, yego, babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa agapfa akindutse, ariko bamaze umwanya munini babitegereje, babona nta kintu abaye, barahindura bati ari Imana. Subiramo rimwe, ubundi mpanura ubwoko bw'imidasoza. Babandi bategereza yuko ari bupfe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona nta kintu abaye, barahindura. Uwa ninde Bibiliya ivuze? Uwa ninde Imana ivuze? Ni Pawulo. Pawulo, hari amazina yawe, uwashyire Pawulo, akakanya ni wowe Pawulo. Imana iri kuvugana nawe. Uyu Pawulo yari ari hakurya y'inyanja, idacurwa kibera, iramurengera, arangije agera mu nyanja. Bari bategereje yuko inyanja iri bumumire, barabibura. Inyanja ni iyihe? Bategereje yuko washatse, ariko utazigera ubona urubyaro. Inyanja ni iyihe? Bategereje yuko nubwo iyo nzu yubatse, ariko utazayibamo. Inyanja ni iyihe? Bategereje yuko uzahera iwanyu. Inyanja ni iyihe? Bategereje yuko
yego utazigera wunguka inyanja ni iyihe bategereje yuko nubwo hari batararwaye azapfa bategereje yuko urugo ruzaseshwa n'indwara biraguhitana bategereje yuko ugiye kubyara wa mubyeyi wa kwa muganga utaragarukana uruhinja nawe uri muzima iyo niyo nyanja ariko bagiye kubona babona arayirenze babona ageze hakuno babona ntabwo bashizwe babona bari barakuzinze wa mukobwa ngo ntuzashake ariko babona urashatse dore umukwe mwiza arahaye imana y'amahoro niyo bageze hakuno ngo bacana umuganda w'inkwi barawukikira ngo bakora uruziga kuko bari baruhanye pawulo arimo hagati umuriro urimo kugurumana nuko nawe hari inama iteranye bayima yakoze uruziga bavuga ngo ntubeho bavuga ngo uryame nturamuke bavuga ngo ruhitanwa n'ibibazo bavuga ngo uhera mu bushomeri ariko bagiye kubona babona ikiri zamutse mu muriro itimuruma ku gikoni hari ikimaze iminsi kikuruma hari ikimaze iminsi kikuruma hanyuma bw'imuruma ku gikonjo imufata ku gikondo ishobora kuba yamurumya saa 7 babona saa 9 iteyemo saa 11 babona ntabwo abyimbiwe babona ntabwo akindutse babona saa 8 iteyemo saa 9 iteyemo isaha yawe irageze niko Imana imbwiye isaha yawe yo gutabara isaha yawe yo kwemerwa isaha yo gukora bikemera isaha yo kubaka urugo rwawe rugakomera isaha yawe irageze niko Imana ivuganye nanjye ikatakataraba isaha yawe irageze yumvishe Imana imbwira ngo buri muntu wese wumvishe mu buhanuzi ngimukuye mu gihe cy'abantu imuteretse mu gihe cyayo imukuye mu gihe yabivugiyemo imuteretse mu gihe igiye kubikoreramo niko ivuganye nanjye wazamura Imana icyubahiro umbateme y'ubuhanuzi Imana yampaye yambwiye ngo nkubwire ngo wowe uteze amatwi uko babitegereje uzakorwa n'isoni kuzaseba kuzamwara ngo ntabwo ariko bazabibona nibateme y'ubuhanuzi Imana impaye kano kanya Imana irongeye irambwiye uko babitegereje ntabwo ariko bazabibona kofashijwe we barabibuze Imana irangije ivugana nanjye irambwira ngo mubwire ngo ikiraro warwanyirijwemo nashaka bari icyangugu Imana ivuganye nanjye nashaka bari igisenyi irambwira ibyakurwanyaga nashaka bari kabada byaturukaga hose Imana ivuganye nawe irambwiye ngo ikikuvanyeho Imana irambwiye ngo ikiraro warwanyirijwemo Imana ikikuvanyemo iguteretse mu kirere cy'ubutabazi iguteretse mu kirere cyo gukora bikemera Mana wazamura Imana icyubahiro niba ubyumvishe nanjye ndashima Imana yakoze impanuka ntabwo napfuye igukura amenyo n'iryinyo ryatakaye ariko sinapfuye kubera Imana icyo nagishimira Imana igufa ryari ryarasohotse ry'akaguru k'ibumoso ariko sehashika barongera bararicomeka Imana ikorera mu baganga abaganga Imana ibaha umugisha Imana ibongera imbaraga bari hirya no hino bagira abarwayi bari kwa muganga aho sehashika hirya no hino nimuhumura Imana irahari umuganga mukuru usumba bose wewe wakoze impanuka ukaba n'igufa ryasohotse Imana yakongera ikariteranya wowe urwaye kansa Imana yagukiza wowe urwaye sida iyo sida yayikiza wowe urwaye umuvuduko yawukiza wowe urwaye diyabete iyo diyabete yayikiza wowe urwaye umutwe uwo mutwe yawukiza n'abandi Imana ikora iyo nije
imana ikambwira ngo nkubwire ngo Yego. imanutse ku buzima bwawe Yego. kuko ari igitangaza Yego. kitagizwemo uruhare n'umwana w'umuntu Yego. ahubwo niyo ikigizemo uruhare Yego. niko irimo kuvugana nanjye Yego. ndagira ngo uzamure imana icyubahiro Icyubahiro ni icy'Imana. ndabona imana irimo gukora Sifa kwa ndabona Mungu. viyi imana Ndabona Imana imana itabara. irimo gukora Ibohora imana abagore. irimo iratabara Tabara abagabo. imana irimo iratabara Abasore batabare. imana iratabara N'abarwayi. imana irimo irakora Abashonje. wikashaka Abari mu bukonde we. abashonje twohereje umuriro Pawulo we akira ubutabazi Akira ntabwo gikingutse akira ubutabazi ntabwo inzara ikiguhitane akira ubutabazi ntabwo indwara urwaye ariyo kukwica imana ivuganye nanjye irambye ngo wowe urwaye wowe ufite ikibazo runaka wowe ufite icyifuzo runaka imana irambwiye ngo iragira ngo yerekanire muri wowe ndetse n'imbaraga zayo ndetse n'ubutabazi bwayo ndetse n'ubuntu bwayo yahishe kwiyerekanira muri wowe ntabwo gipfuye imana irambwira ngo ku kwezi kwa gatanu buri muntu wese wumvishe iyi mesaje itariki yayo ebyiri imana ivuganye naye irambwira ngo imukuyeho urupfu ndetse n'umuryango we wose irambwira ngo ntabwo ntacyo muzaba mwakire kwambuka kandi mugiye kwa mwambukiye mwamugiye kwakira aho mwambukiye mugiye kwakira mugiye guhura n'igisubizo mugiye guhura n'ubutabazi mugiye guhura no gukora kw'imana niko imana ivuganye nanjye niko irimo kubwira imana y'amahoro ivuga bikaba yategeka bigakomera abadayisipora muri bihugu bitandukanye imana irabarinze ibahereye umugisha ibahereye amahoro ibahereye umunezero ikimana ibuze ikashaka turabamaya irabarinze abari gushaka ubwenegihugu imana irabubahaye imana irabubahaye abakeneye za viza zibakura mu Rwanda mugenda mu bihugu bitandukanye imana iravivuye waba ukeneye perime wikoreye igihe kirekire wowe Pawulo we urimo kumva akira perime wowe wamukwaga we wari warasizwe urambagizwa n'ikaga upfusha ubukwe kenshi wowe Pawulo we akira kuzingurwa n'Imana imana ivuganye nanjye irambwiye ngo wowe wa mudamu we baraharagurira mu bice ku bya nijoro urizwa n'umugabo wawe yagutsize yagiye mu mbaraga zitari nziza akira guseka akira kubakirwa n'Imana agakiza karamanutse mu ngo zubatse amahoro aramanutse mu ngo zubatse umunezero uramanutse ibyishimo biramanutse imana ibampera umugisha murakoze cyane imana ibampera umugisha nimero ya telefone nimero yanjye ya telefone ushobora kumbonaho tugasenga n'Imana mugasenga n'Imana ni 078 078 65 65